dore urukundo ruri kuvugwa hagati ya Criss Ezzy ndetse na Miss Umuhoza Emma Pascaline. Ibyo rero na Miss Umuhoza Emma Pascaline bakaba bari kubikurikiranira hafi, babikurikirana bucece biturije, gusa ntago bakunze gushyira hanze iby'urukundo rwabo cyangwa ngo babyerure kuko ibyo byose ntago aribo bagenda babitangaza, ni abakunzi babo cyangwa ababakurikiranira hafi baba babona ko harimo urukundo hagati yabo, gusa ntago bakunze kwigaragaza cyane, ariko ababikurikiranira hafi bo bavuga ko bombi bafitanye urukundo rwihariye. Criss Ezzy muramuzi, ni umusitari, umuhanzi nyarwanda wamamaye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ndetse akaba akurikiranwa n'abatari bake kuri social media. Akaba yaramamaye mu ndirimbo nka Bana, Inana, Amashu, Faster, Amashimwe ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Akaba rero ari we uri kuvugwa mu rukundo na Miss Umuhoza Emma Pascaline, wavutse ku itariki ya 17 Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi 2003. Akaba ari umunyamideli ukomeye cyane mu Rwanda, akaba yamamariza amakampani agiye atandukanye. Emma yitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022, aho yari ari mu bakobwa bafite ubwenge, ikimero, yari umukobwa uteye neza. Yakomeje muri 20 bagiye mu mwiherero, ndetse aza no mu 10 bagiye kuri stage. Message bagenda boherezanya zigaragaza ko Criss Ezzy yihebeye Miss Umuhoza Emma Pascaline, ndetse na Emma Pascaline akaba yarihebeye umuhanzi nyarwanda Criss Ezzy. Gusa bombi baranaberanye rwose, dore yuko ari n'ibyamamare bizwi mu Rwanda. Kuba warabaye mu Miss ukaba uzwi, ukaba waraje muri top 10, ubu uri umuntu ukaze cyane, uri umukobwa, uri umunyarwandakazi mwiza cyane. Kandi na Criss Ezzy muramuzi mu bihangano bigiye bitandukanye, aho yigaruriye abakunzi benshi cyane. Ndetse muri iyi minsi indirimbo ye Bana ikaba iri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga, dore yuko yaje no muri top 10 muri East African Music mu ndirimbo zakunzwe cyane. Ese ko batatwerurira ibyabo neza ngo batwereke iby'urukundo rwabo, ngo batubwire nimba bafite gahunda ngo tubongere mu makapo yabikoze mu minsi itandukanye, yatwiyeretse kandi akatwiyereka neza ngo tumenye ibyabo, dore yuko bafite abakunzi baba bishimiye, abakunzi baba bashaka kugira ngo barebe amakuru yabo. Tuzakomeza tubakurikiranire iby'iyi couple ya Criss Ezzy ndetse na Miss Umuhoza Emma Pascaline. Mwakoze kudukurikirana, mwari kumwe nanjye bikorimana Noel.